nagucyubahiro. Amazina yanjye nitwa Komisenge Souvenir, nkaba ndi umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi hano rya hano. Tugiye kwigana amagambo make kugira ngo nyine n'igitaramo gikomeze. Mbere ya byose katwa n'udushobora gufite isenge. Twongeye gushima Imana yacu, tugushima kuri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. Wemeye ko twongeye kugira amasaha tugiye mu kazi ntabwo icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, twaritse umwuka wawe kugira ngo azabane natwe n'abari n'igihugu izina ryawe gucyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kurebera hamwe amasomo make cyane. Isomo rya mbere turisanga muri Yohana 15. Hagiye umuntu dusomera. Bakredo, kundi usomera. Yohana 15 uhere ku murongo wa 3 kugeza kuri 5. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nkuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. 5 ninjye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Simbuka 13 ugire 15. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu utira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mategeko. Sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti, kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Ahangaha turi kubona neza ko Imana itubwira ngo turi inshuti z'Imana nidukora ibyo Imana idutegeka, tukagendera mu bushake bw'Imana, tugakora ibyo Imana ishaka, ko tuzaba inshuti n'Imana. Urumva ahangaha ntabwo yatubwiye ngo, yaravuze ngo nta muri abagaragu, ahubwo mbise inshuti zanjye. Urumva ko iyo umuntu agendeye mu bushake bw'Imana agakora ibyo Imana imutegeka, aba inshuti ye, akaba hafi y'Imana. Buri muntu ahangaha wese ndamwifuriza kuba inshuti n'Imana cyane, agakora ibyo Imana imutegeka kugira ngo ibashe kumuha nawe byinshi. Tugiye gusoma irindi somo riboneka muri Yesaya. Yesaya 45 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Reka bisomere. Haravuga ngo Mateo soma. Yesaya 45 umurongo wa 2. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Umurongo wa 3. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isiraheli. Amen. Aya masomo murumva ko ajya kumera kimwe. Hamwe twabonye ko nidukora ibyo Imana ishaka tuzaba inshuti z'Imana. Ahangaha tubonye neza ko Imana izatujya imbere ikagenda iringaniza byandi bitaringaniye. Bivuze ngo kwakunda uhura n'ibibazo bitandukanye, ufite ubuzima bwawe wenda se wowe n'ikibazo runaka, ariko wisunze Imana ukaba inshuti n'Imana. Ahangaha ikujya imbere by'ibibazo byose ikagenda ibikuraho, nawe ntumenye ukuntu bigenze. Buri muntu wese uri ahangaha ndamwifuriza kugendera mu bushake bw'Imana. Hano tugira kabana amagambo 3, ibintu 3 bishimisha Imana. Ikintu cya mbere harimo kwizera.
ko turi abantu bizera. Ni mwese se? Mwese murizera? Ambatara gasitore gatoya ni umugabo umwe, ubu ngubu ni umupasiteri nyine ukomeye bya hatari. Umupasiteri nyine ubu ngubu yabaye umuntu ukomeye, ariko mbere nyine yari umuntu w'umukene cyane cyane. Noneho ariko yarizeraga cyane, akajya gusenga Imana akavuga ati Imana nubwo bimeze gutya ariko nizeye ko uzangirira neza. Noneho umunsi umwe ahura n'ikibazo cy'inzara, umva umuntu ukennye nyine agira n'inzara. Arangije kubera n'inzara n'ishya ajya gusenga avuga ati Imana nubwo meze gutya nizeye ko uzangirira neza, ariko uzambare basi kandi abana bakunda ifiriti. Ntawe se? Nta muntu ukunda ifiriti hano? Noneho uwo mugabo arangije arasenga ngo Mana nubwo meze gutya ngo ariko nizeye ko uzangabura nkarya n'ifiriti nkumva ko n'ifiriti imera. Kurumva ifiriti ukuntu imera mu buzima bwe. Umunsi umwe ahantu habaye ubukwe, arangije aza muri ba bantu bari gutwaza intebe abantu nyine ngo bajye mu bukwe. Babura ikintu babahemba ya firiti. Reka noneho ya firiti ayibona ntiyayiriye, ahubwo yashyize mu mufuka arirukanka ajya ahantu yasengaga Imana avuga ati Imana ni wowe se umpaye ya firiti nagusabye? Kubera iki? Kwizera kwe byatumye nyine Imana imukora ibintu byose bitandukanye. Bivuze ngo ubu ngubu nyine ntabwo ari isitori, ni ubuhamya nyine buhari. Imana yamugiriye neza, n'iyo firiti ararya noneho nta kibazo. Bivuze nyine ngo iyo wizeye Imana iragukubira ikaguha n'ibirenze. Mwumvishaho kwizera ibintu byiza, mutangire mwizere. Ikindi ni ukwihangana, kandi abantu bihangana. Ni mwese se? Mama rimwe no mubaze, tambuka gato. Bamuhe mikoro. Tugeze ku kintu kivuga kwihangana, sibyo? Ndashaka kubaza, ntabwo ari ibyanyu ariko nyine ni ukukubaza nyine, ariko ntabwo tuvuze ngo bibe byo, ntabwo mbikwifurije. Tuvuge wenda uranga wambaye fomuzi, habura gato nyine ngo muhite mukurikiraho muririmbe, sibyo? Noneho hano hanze murabizi nyine hari abantu nyine bafite amakuru atari ivumbi, reka mbivuge gutya. Araguhamagaye arakubwiye ngo paparine, ntabwo ari ibyanyabyo. Araguhamagaye arakubwiye ngo paparine mubonye ahantu, banguka uze umurebe. Ari kumwe n'undi muntu, urumva? Mubarira umbwire, wakomeza ukaririmba, ese wagenda basi wakuyemo fomuzi byagenda bite? Ni ikibazo gikomeye, ariko ni ukuri hamwe n'Imana wakomeza ukaririmba, kuko ntekereza ko nta byiza waba ugiye kurebayo. Wakomeza ukaririmba, Imana iguhe umugisha. Bivuze ngo n'abandi iki ngiki kigezaho umuntu wihangana nyine. Kwihangana bisaba kwihangana ibintu birenze. Ikintu kiroroshye. Kona wa mumanike tureba, wa mabari hano. Siko mutamarika ntabwo muri kandi ndimo ndababona. Mani mumanike turebe. Iyo kintu kiroroshye ntabwo cyoroshye, ariko Imana ikunda umuntu wihanganye. Nubwo unyura mu bintu bikomeye bigoye ukihangana ugategereza Imana. Ikindi kintu cya gatatu ni ukuzirikana ibyo Imana yakoze. Ese tugatwika ibyo Imana yadukoreye, turabyibuka. Tuge tuzirikana ibyo Imana yakoze. Niba umeze nabi uyu munsi uzirikana uvuga uti nubwo bimeze gutya ariko Imana yangiriye neza. Nubwo abana batari kwiga ariko basi primaire barayirangije, uzirikana ibyo Imana yagiye ikora mu buzima bwawe, ibyo nishimisha Imana. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Twubashye Imana dusenge. Uwiteka Imana nziza, tugushimiye kuri Imana nziza kandi Imana idukunda wagucyubahiro. Tubonye neza ko turi inshuti zawe tutari abagaragu. Tubonye neza kandi ko nidukora ibyo ushaka tukagendera mu bushake bwawe, tuzasaba icyo dushaka cyose ukakiduha. Turakwinjiza kugira ngo duhe izo mbaraga mu izina rya Yesu. Amen.